wagwan my people, ndabashuje aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, aho ngaho ni mu Rwanda rwacu ndetse no mu mujyi wa Kigali, abari muri diaspora, muri Canada, muri Europe n'ahantu henshi hatandukanye. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko ibyo muri gukora byose biri kugenda neza. Nawe ni muri kumwe ni Adidusubana nk'ibisanzwe muri cya kiganiro cya Jungle Time Show, tuganira ibintu byinshi bitandukanye by'ingenzi bitwubaka, tukigamo ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tureba ku nguni nyinshi zitandukanye. Uyu munsi rero ushobora kwibaza uti tugiye kuganira iki? Uyu munsi ikintu tugiye kuganira ni ikintu cyo kurwanya ibinure byo kunda cyangwa se cholesterol zo kunda, bya belly fat cyangwa se bya binure biza mwene ahangaha, ugasanga umuntu yaracubutse, ni umumama cyangwa se ni umusore ukiri muto cyangwa se ni umupapa. Biriya binure, ubushakashatsi bugaragaza ko biriya binure iyo ubizanye ufite ibyago byinshi byo kurwara indwara nyinshi zitandukanye, indwara zo mu mitsi, indwara z'umutima, indwara ndetse zijyanye n'umuvuduko w'amaraso. Ziriya ni fati mbi cyangwa se biriya ni ibinure bibi. Hari abantu benshi kera bajyaga babyirata bati uriya muntu afite inda nini, ati yameze neza cyane, ariko ntago biriya ntago nyine ubushakashatsi cyangwa se n'ubumenyi, abantu bari bataragira ubumenyi bwinshi buhagije. Biriya rero bituma umuntu agira ubuzima bubi ndetse akaba yagwa muri risike zo kuba yarwara indwara nyinshi zitandukanye. Ahangaha rero nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko muri guhaha mukaronka. Aha rero kuba waba ufite bino binure byo kunda byinshi, ushobora kugira ibyago byo kuba warwara indwara z'umutima nk'uko nabibabwiye, kugira diyabete, kurwara indwara za diyabete ndetse n'indwara z'imitsi. Ushobora kwibaza uti se ubundi iyi ndwara bivuze ko ari indwara, kuzana ibintu byo kuntu ubundi byaba biterwa n'iki? Nibyo rero tugiye kureba muri kiganiro cyacu, turebe n'ukuntu wabyirinda. Ahangaha rero ikintu cya mbere kugira ngo uzirinde biriya binure byo kunda, ni ukwirinda, ni ugufata amafunguro meza, kwita ku mirire. Ni ukwita ku mirire. Ahangaha ni ugufata ibiryo birimo amaproteine cyangwa se ibyubaka umubiri, kubera ko usanga kenshi na kenshi iyo umubiri udakora imikaya, niho uzajya kubona ubone iriya nda yaje, bitewe n'uko ugasanga ahubwo umubiri wawe wabajemo ibinure byinshi aho kugira ngo ukore imikaya. Ahangaha ni ukugabanya bya biryo bishobora kukongerera ibinure, ahubwo ukongera ibiryo birimo amaproteine. Ahangaha ndaguha urugero, ibiryo bishobora kuzamura ibinure harimo isukari nyinshi. Gukoresha isukari ubwo ni ukunywa byeri, ni ukunywa ibyayi, kunywa amafanta menshi cyane, kurya amaproduwi yo mu nganda. Ahangaha iyi sukari izatuma ibinure byo kunda byiyongera. Ahangaha si ku bapapa gusa no ku bamama baho. Muzarebe abapapa bakunda kunywa akabyeri cyane, usanga baba barazanye ka kantu kitwa ka nyakubahwa. Biriya rero biterwa na ya sukari iba yaturutse muri byeri. Ahangaha rero kugira ngo dukoreshe produwi zo mu nganda ndetse n'amasukari, dukwiye gufata ibintu birimo proteine. Ahangaha harimo kurya inyama, harimo kurya ibishyimbo, harimo kurya ibinyampeke bitandukanye byiza, harimo tofu, harimo amafi. Ahangaha hose tuhakura proteine, ibi byubaka umubiri. Rero ugasanga niyo wabyibuha ukabyibuha hose, aho kugira ngo usange warazanye ibinure byo kunda. Ahangaha kandi dukwiye kwirinda za produwi zo mu nganda zirimo amasukari, amakeke, amashokora, amajuice n'ibindi byinshi cyane, kubera ko biba byiganjemo isukari. Ikindi ni ukurya imboga ndetse n'imbuto. Imboga n'imbuto burya ni byiza cyane, kuko bifite ubushobozi bwo gutwika cyangwa se burning, fat burning, gutwika ibinure. Iyo ukoresheje imbuto ugakoresha n'imboga, biba bishobora kugutwikira ibinure byo kunda. Ikindi ugomba gukora kugira ngo wirinde iyi nda cyangwa se bino binure,
byo kunda bibi ni ugukoresha amavuta meza. Ahangaha hari amavuta atari ayo mu nganda, amavuta y'amavoka turuka muri avoka, amavuta ya olive oil, ari amavuta ya elayo. Ni amavuta meza cyane atazatuma ugira biriya binure byo kunda bishobora kugutera mu by'ukuri buriya burwayi twabonye butandukanye. Ikindi ushobora gukoresha kugira ngo wirinde biriya binure byo kunda ni ugukora siporo. Gukora siporo ukabigira akamenyero, ukabigira habit. Kuko urugero gukora siporo nabura 30 minutes par day cyangwa se iminota 30 buri munsi, bino bizakongera ubushobozi ndetse bizatwika ibinure byo kunda ku buryo rwose uzaba umeze neza cyane. Ikindi kintu gitera kuba wazana ibinure harimo kutaruhuka. Ahangaha rero kugira ngo utazana ibinure cyangwa se metabolisme cyangwa se ishinzwe gutwika ibinure ikore neza, nuko ukwiye kuruhuka nabura amasaha hagati y'amasaha 7 n'amasaha 9, ukaruhuka bihagije ndetse ukirinda na stress. Ikindi ukwiye gukora ni kunywa amazi menshi. Amazi menshi azafasha muri digestion, amazi menshi azatuma utagira umwuma, amazi menshi azatuma utanywa aho uzasimbuza amayoga, kuko inzoga ziri mu bintu bituma nazo nyine biriya binure byo kunda cyangwa se belly fat, biriya binure byo kunda biza. Ni byiza rero ko umuntu yimenyereza kunywa amazi menshi aho kunywa biriya bintu by'abanyamasukari cyangwa se inzoga. Rero tugomba kwirinda inzoga cyane, kuko inzoga zongera nyine ziriya belly fat. Ugasanga umuntu umubiri we imikaya nta mikaya afite, ahubwo ugasanga afite akaduza. Rero ku bantu bakuze cyane usanga baba bafite akanyunyuka mu maboko, akanyunyuka ahantu hose, imikaya ikaba mikeya, ahubwo akazana akada ibinure bikiyongera. Ni byiza rero ko umuntu arya amaproteine, agakora siporo, akubariza izo nama nyinshi zitandukanye, yanywa akanywa amajuice ari naturel. Ibi bizatuma rwose ziriya belly fat nubikora ukabikora nka habit, ziriya binure byo kunda bishobora kuviramo uburwayi bw'umutima ndetse n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye bugenda burundu. Niba rero wakunze ikiganiro twaguteguriye, kandi subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bya buri munsi, ku biganiro byacu byo nakagaruka. Mwari kumwe rero na Adidas Rwanda nk'ibisanzwe. Ciao ciao.